Yeah, what's up my beloved people? Hi, muraho neza ubukunzi bwa filime mwene data series. Uzise, burya koko abanyarwanda babivuze ukuri ngo mwanza gucukurira koba imana gucira kanzu, uririra byinshi ukaburana duke wari ufite, kandi ngo urucira mukaso rugatwara nyuko. Muri filime yacu mwene data series, Makurata na Nick bari bakomeje kurwanya no kugambanira umuntu bita Nyambo. Nibamenye urwego Nyambo yagezeho bashobora kwiyahura. Umuntu bita Nyambo uko Nick na Makurata bakomeje kugenda bamurwanya umunsi ku wundi, ni nako musaza we Sam akomeje kugenda amuzamura mu ntera, aho kugeza ubu ngubu Sam yamaze gufata icyemezo cy'uko Nyambo ari ugiye kuba CEO wa company ye, akayobora company. Ibi Makurata na Nick niba bimenya bashobora kwiyahura. Mwagiye mubibona ko umunsi Nyambo yari yamaze kumenya ko Sam ari musaza we mu buryo buri official, mwabibonye ko Makurata na Nick batigeze babyishimira na gato. Nyuma yuko Makurata yamenye ko Sam yahaye Nyambo imodoka, ibi byaramubabaje cyane, agahinda kenda kumumena umutima. Umuntu bita Nick wari ukomeje kugenda arwanya Nyambo, shaka kumutandukanya na musaza we Sam, akomeje kugenda abona ko ibyo ari guhangana nabyo bidashoboka. Umuntu bita Nyambo, musaza we Sam, akomeje kugenda amukorera ibintu bidasanzwe. Nyuma yuko yamuhaye gift y'imodoka, umuntu bita Nick agahinda karamwishe, ashengurwa n'agahinda mu mutima we. None naza kumenya ko Nyambo ari ugiye kuba CEO wa company ya Sam, araza kwiyahura. Guys, ibi byose bibaye nyuma yuko hari hashize igihe gito Sam amenye ko Nyambo ari mushiki we bafitanye isano y'amaraso, agenda amufasha ibi byose, atangira mugira personal assistant wa company ye. None kugeza ubu ngubu kuva Sam yamenye ko afite ikibazo cy'uburwayi, yafashe icyemezo cy'uko Nyambo ari ugomba gusigara ari boss wa company. Guys, nubwo ibi bimeze gutya, umuntu bita Nyambo akomeje kugenda akora akazi gakomeye cyane, akomeje kugenda ahiga abantu bashaka kwica musaza we Sam, cyane ko umuntu bita Nyambo yamaze kubamenya icyo yarasigaje gushira ukuri hanze. Mwarabibonye ko umuntu bita Nyambo yamaze kumenya ko umugabo we Morgan na Nick aribo bafite umupango wo kugambanira musaza we Sam bakamwica kugira ngo basigarane imitungo ye. Guys, muri filime yacu mwene data series ibintu bikomeje guhindura isura. Umuntu bita Nick nawe akomeje gukubita agatoki ku kandi avuga ko agomba kugera ku ntego ye. Abantu bari kwibaza icyo ari buze kuba yakorera Nick na mama Nyambo na mama we. Abantu batunguwe no kubona Nick agiye kwa Nyambo asanga yo mama we ndetse n'imiti bari bazaniye mama Nyambo abari uyakira. Abantu bari kwibaza nimba uyu Nick ashobora kuba uyu Nick agiye kugirira nabi mama Nyambo, ariko ibyo byose nibyo tugiye kuba twabasobanurira. Kandi inkuru nziza mwamenya nuko Nyambo yamaze gufata icyemezo cy'uko agiye gushira ibintu byose hanze, agafata musaza we akamwicaza, akamubwiza ukuri, akamubwira ko abantu bose bakomeje kumuhiga bashaka kumwica ari abantu bakora muri company ye, ari abantu yita inshuti ze z'akadasohoka, kandi abo bantu akaba ari nta bandi, akaba ari Morgan na Nick. Ibi byose Nyambo ari kubikora kugira ngo atabare ubuzima bwa musaza we Sam. Umuntu bita Nick wari warakomeje kugenda abesha Sam ko amukunda, ko yifuza kumubera umugore. Nta rukundo rwari ruhari, ahubwo ikintu umuntu bita Nick yarashaka kuri Sam, yaramushakaho imitungo, ubundi ibintu byose bikarangira. Rero ibi byose umuntu bita Nyambo afashe icyemezo cyo kumena umuceri, akabwira musaza we buri kimwe cyose, akamubwira ibyo Nick yagiye amukorera mu buzima bwe, akamusobanurira ko Nick atari mushiki wa Morgan nk'uko bagiye babibesha Sam. Hanyuma uyu Nyambo agasobanurira Sam buri kimwe, ubundi umuntu bita Sam akamenya icyemezo agomba kuba yafata, nimba agomba kwirukana Nick burundu muri company ye, cyane ko ariho ibintu biri kwerekeza. Ngira ngo ni kenshi abakunzi ba filime mwene data series bakomeje kugenda badusaba ko
umuntu bita Samu yamenya ukuri, uyu Nick ntazigere aba umugore we. Ariko ibyo byose mwabonye ko byatangiye kugenda bijya mu murongo. Umuntu bita Samu yamaze gukatira Nick, amubwira ko iby'urukundo baba babiretse kubera ko uyu Nick ari gushwana na Nyambo. Icyo gukatira Nick cyararangiye, ahubwo ikintu gisigaye uyu Nyambo agiye gushira ukuri kose hanze. Umuntu bita Samu abashe kuba yamenya ko Nick ari mu bafite umupango wo kumwica, hanyuma uyu Nick bahite bamwirukana muri kampani, ubundi ibintu byose bikomeze kugenda neza. Nanone abantu bari barakomeje kugenda batekereza ko umunsi umwe umuntu bita Samu azamenya ukuri nta muntu ukumubwiye, nk'uko yari yaragize igitekerezo cyo kwesitara amakamera muri ofisi ze kugira ngo ajye amenya amakuru y'ibihabera. Yari yafashe n'icyemezo cyo kwesitaramo kamera zifata amajwi, amarikoda, kugira ngo ajye yumva ibintu byose Nick na Soso baba bari gupanga, ajye yumva ibintu byose Nick na Immaculée baba bari gupanga, abashe kuba yabafatira imyanzuro, abakanira urubakwiye. Guys, abantu bakomeje kugenda babona ibikorwa bya Immaculée muri filime Mwene Data series, uburyo akomeje kugenda arwanya Nyambo, uburyo atari kwishimira, uburyo Samu ari guha promotion Nyambo. Abantu bagatekereza ko uyu Immaculée nk'uko yari yabibwiye Nick ashobora kuba atavukana na Samu ndetse ntavukane na Nyambo. Guys, ibi byose mugiye kuba mwabimenya. Niyo cyo musabwa nta kindi ni ugukora subscribe. Reba munsi y'ivideo gato uraza kubona akabuto k'umukara kanditseho subscribe, ukandeho ufungura akazogira ka mbere kuri all notification, tugusobanurira akantu ku kandi uburyo bya birura byari byarigize intama ngo ni Morgan na Nick babashije kuba babivumbura, akabasha kuba bamenya ko ari bo bafite umupango wo kugambanira Samu bakamwica ngo basigarane imitungo ye. Ari nako tukwibutsa gukanda like. Abantu mwese mudukurikiye, abantu mwese muri kureba iyi video, muri munsi y'ivideo muraza kubona akabuto k'umukara ka like, agakumwe k'ikiganza karebye hejuru, mukandeho ubundi mukomeze kugenda muduha ibitekerezo byanyu hasi muri comment. Mukomeze kugenda mushiramo udusitika tw'imitima twinshi cyane. Abantu bakomeje kugenda bishimira ibikorwa Samu akomeje gukora, ibikorwa byo gupromotinga umuntu bita Nyambo, akamuzamura umuntu mu ntera, ubundi ibintu byose bigakomeza kugenda neza, nubwo Nick na Immaculée bakomeje kumurwanya. Guys, muri filime Mwene Data series ibintu byose twavuga ko bikomeje kugenda bijya ku murongo gake gake. Episode mwari mwarategereje muri benshi ya filime Mwene Data series y'uburyo Samu azamenya ukuri, akamenya ko abantu yari yizeye, abantu yari yaragize inshuti ze z'akadasohoka, abantu yari yaragize abakozi ba kampani ye aribo Morgan na Nick. Abantu bari bategereje kuzamenya icyo azakora, namenya ko Morgan na Nick aribo bafite umupango wo kumwica, akamenya ko aribo bari bashaka kumugonga, akamenya ko uwo mupango aribo bari bawihisha inyuma, akamenya ko aribo bari bamuteza uburozi mu cyayi, akamenya ko aribo bari bagiye kumuha amata ahumanyije. Abantu bari bategereje kumenya decision. Ibyo byose rero ni Nyambo ugiye kuba wabikora, ni ugiye kuba wabigiramo uruhare, ni ugiye kuba wagaragaza abagambanyi bashaka kugirira musaza we nabi. Gusa ibi byose umuntu ugiye kuba wabihomberamo, umuntu ugiye kubura byose nk'ingati imennye, ni umuntu bita Nick. Naho Morgan we nubwo ibyo bizamenyekana, Samu akamenya ko Morgan yari ari mu bafite umupango wo kumwica, birashoboka ko Nyambo azamusabira imbabazi kuri musaza we Samu, hanyuma uyu Nick we bakamwirukana. Urukundo yashakaga kuri Samu akarubura, imitungo yashakaga kuri Samu, ibyo byose akagenda bibura, ukakomeje kugenda arwanya Nyambo umunsi ku wundi. Ni nako Nyambo bakomeje kugenda barushaho kumuha promotion, ni nako Samu akomeje kugenda amukorera ibintu bikomeye cyane. Nyuma yo kumugira umukozi umwungirije muri kampani, Nyambo agiye gusigara ari we muyobozi wa kampani. Guys, reka dutegereze ibya makuru atana Nick
bakomeje kugenda bagirira ishari umuntu bita Nyambo. Turebe iherezo ryabo, nk'uko twatangiye tubabwira ngo makuru atananiki bashobora kwiyahura baza kumenya iki cyemezo Samu yafashe. N'ubundi turagaruka tubabwira ibikurikiyeho, nk'uko bakomeje kugenda bagambanira Nyambo. Imipangu yabo yose ntabwo bazigera bayigeraho. So rero bye bye, after la vista, turabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde, ishira imigisha mu byo mukora byose, inshallah.